amahoro utabonera mu muryango, amahoro utahabwa n'ubutunzi, amahoro utahabwa n'amashuri, amahoro utahabwa n'uko wize dogitora, abonerwa muri nde? Muri Yesu. Mana yakijejwe vango noneho Yesu niwe musa mboneyemwe amahoro nagize ute nifuza najyaga nyashaka sinyabone ngahagarika umutima wanjye iki iteka. Mana yakishimwe ihimbazwe. nangije vango Yesu yajyaga anshaka sinzi na kino gice cya kabiri urimo kucyumva. Igice cya kabiri ongera ucyuze neza wumve Imana, wumve gukora kw'iki kw'Imana. Uyu muririmbyi warimo ahimba avuga ijambo rikomeye aravuga ngo nifuza guko nakwinezeza ntita ku mukiza wanjye nkimwirengagiza namwitaho ngo nuko wamfatisha iki urukundo rwe. Haleluya. Kubera ko muri Yesu harimo amahoro, harimo ibintu byose, aracyateza iki ibiganza, arimo akubwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndagira ute ndabaruhura. Haleluya. Abakobwa barushye bansange ndabaruhura, ababyeyi bananiwe bansange ndagira ute ndabaruhura, abagabo n'abasore basange Yesu. Haleluya. Yesu bwarambura amaboko. Uyu muririmbyi aravuga ngo nifuza guko nakwinezeza nita ku mukiza wanjye ngo ariko wamfatisha iki urukundo rwe. Imana ishimwe. Haleluya. Ageze ku gice cya gatatu aravuga ngo najyaga njya kw'iriba ry'isi. Najyaga njya kw'iriba ry'isi ngo mfite inyota nyinshi cyane. Abantu inyota y'ubukire yisha abantu barimo barakora ibyaha kubera inyota y'iby'isi. Inshuti yanjye, nyamara muri Yakobo ibice byaho 4 harimo ijambo ryatubwiye ngo kwigira inshuti y'iby'isi bigutandukanya n'Imana, biguhindura umwanzi w'Imana, ariko abantu ntibabizi. Uyu muririmbyi nawe yagiye guhimba aravuga ngo najyaga njya kw'iriba ry'isi ndetse mfite inyota nyinshi cyane ngo naba ngiye kunywa agakama ubwo nuko nkayabura nkagira ute nkeba. Bivuga ngo ibyo umuntu aramburiye amaboko siko abibona nkuko abyifuje. Haleluya. Ahubwo urabibura nyine bigakama, amazi agakama, aho warurindiriye ibintu byose ukabona biranze. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye muvandimwe, nubwo byakwanga dufite Imana. Haleluya. Dufite izina Yesu tuboneramo ibintu byose, tuboneramo ubugingo, tuboneramo amahoro. Iryo zina rimwe ubutunzi, kuko iyo wamaze kwizera ko Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, amina, ibyo wifuza byose birikora. Ni nka ordinateur birizana, kuko kwizera ubwako kugira iki umumaro. Yesu yabwiye abigishwa barabwira ngo nimwaguma muri nje. Yohana 15:7 nimwaguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe munsabe icyo mushaka cyose muzagira ute muzagihabwa. Haleluya. Bivuge ngo kubera ko mu izina rya Yesu, amina, arimo tubonera ubugingo tukaboneramo n'amahoro, nimba tunezererwa. Bivuge ngo amagambo yewe ari muri twe dufite ikihe kibazo? Bivuga ngo ari muri twe natwe turi muri we, dusaba icyo dushaka cyose turagira ute ubwo bani bushira. Haleluya. Izina ry'Imana cy'imbazwe. Ageze ku gice cya karavuga ngo nuzuye agahinda n'ubwihebe mbuze ibyo niringiraga maze amasa yanjye arahubuka ndakureba Yesu ngira ute ndanyura. Haleluya. Icyama Uwiteka akadusiga umuti ku maso tukareba Yesu neza, kuko iyo Yesu wamaze kumwitegereza uravuga ngo uko bisa kose ndi umuntu ukomeye. Haleluya. Niba bagutasha agaciro wumva ugize ute ukomeye, kuko utunze umugabo ukomeye muri wowe. Haleluya. Ugomba kwihesha agaciro nk'umukozi w'Imana, ugomba kwihesha agaciro nk'umwana w'Imana, kuko uri umwana kwa so. Yego. Yes. Ugomba kwihesha iki agaciro. Ngo amaso yanjye arahumuka ndangije ndakureba Yesu ngira ute ndanyurwa. Asubira kuri Efeso ngo none Yesu maza wenyine, kuko ubugingo n'umunezero bibonerwa muri we. Nta handi twabona amahoro cyangwa umunezero tutabonera mu muryango, umunezero tutabonera ku nshuti, umunezero tutabonera ku bavandimwe, umunezero tutabonera mu butunzi. Nta handi uyu munezero tuwusanga muri Yesu
wenyine, kuko twemeye kuba muri we nawe akaguma muri twe n'amagambo y'agatura muri twe, ntahandi umunezero tugeze ute usanga. Imana iduhana umugisha. Wari ucitse indege, wari urukumva byanze, wari ukumva wakamutse, ongera umenye ko izina rya Yesu, muri Yesu wonyine gusa niwo tubonera ubugingo, ni namwe tubonera amahoro, ni namwe tubonera munezero. Icyo usabwa gusa mwemerere Yesu ature muri wowe, agume muri wowe, n'amagambo yagume muri wowe, nawe ugume muri we. Ibyo ushaka byose uzagira ute, uzabihabwa. Imana ibane natwe twese mu izina rya Yesu. Amen, 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 amina. Rero reka dusenge. Uri mwiza, urera Yesu, kugama bw'umugaru, El Shaddai, tikinganza marumbi sambi tarumba. Mugoroba turagushima, muri ibicuku by'ijoro abana bawe turakunezerewe, kubera ko izina ryawe ryonyine, iryo ryonyine niryo tuboneramo ubugingo, niryo tuboneramo amahoro. Ngaho ongera ubane natwe neza yawe kandi komeza uganze muri twe mu izina rya Yesu.